Imana. Tunashukuru Mungu. Kanaongea mbivuge yaduteranisha. Acha niseme Mungu ambaye ametukusanyisha. Shimye Imana. Nashukuru Mungu kwa yenye baraka. Ni Mungu mwenye nguvu. Shimye Imana. Nashukuru Mungu ukishoboye byose. Kwa maana anaweza yote. Shimye Imana. Nashukuru Mungu kuko ikituyobora muri Mungu anatuongoza kwa hii safari. Haguruka maguru yawe tusome ijambo. Simama kwa miguu yako tusome neno la Mungu. Twabonye kitabo cy'itangiriro. Ona kitabu ya Mwanzo ni kitabu kibanza. Ni kitabu ambao inaanza. Hanyuma ni igice cya 13. Sura ya 13. Hanyuma turahera ku murongo wa mbere. Tunaanza mstari ya kwanza. Nanone turageza ku murongo wa gatatu. Tunafika ku mstari ya 3. Msomi mwiza. Msomaji mzuri agerageze kudusomera. Ajaribu kutusomea pale. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Itangira ibice 13 umurongo wa mbere. Yego. Kugeza ku murongo wa gatatu. Yego. Umutwe w'ijambo ravuga ngo Aburahamu na Loti baratandukana. Aburahamu avana muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Aragenda ava Inegebu agera i Beteli, agera aho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi, ahari Dumva yavuze umurongo wa gatatu. Ugeze ku murongo wa gatatu warangije. Reka nsubiremo neza. Aburahamu avana muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti ajyana nawe bajya Inegebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Aragenda ava Inegebu agera i Beteli, agera aho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Eko ni nawe rero tukihagaze, ihangane ntabwo wengine tungane tunasimama, turi butinde. Vumilia tutakana. Nanone asome icyo gitabo cyo ku cy'itangiriro. Some tena kitabu ya Mwanzo 11 murongo wa 26. Nanone arageza ku murongo wa 29. fika 29. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Aravuze mu mutwe w'amagambo kuvuka kwa Aburahamu. Yego. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Nirwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburahamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira aho Tera se ari mu gihugu yavukiyemo ahitwa Uri y'Abakaldaya. Aburahamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburahamu yitwa Sarayi. Umugore wa Nahori yitwa Miruka. Umukobwa wa Harani ni ingumba, yari afite umwana. Niwe se wa Miruka, umukobwa wa Harani. Niwe se wa Miruka na Yisika. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Arongera aratubwira ngo niyo mukiza ari. Anatuambia ndio kwenye Mwokozi. Nanjye yeneye kuzaba. Na mimi ninaacha nikuwe kule. Ndashaka ngo mu minota yanjye bamaye. Nataka kwa dakika wamenipatia. Unyumve. Unisikilize.
ntabwo ndi buvuge byinshi. Sitasema mambo mingi. Kuko namaze kumenya yuko Nimejua ya kwamba muri iki gihe kwa siku hii abantu b'Imana ntabwo bakikunda amagambo y'Imana. watu wa Mungu hawapende maneno ya Mungu. Bafite gukunda ibyo baryoheye amatwi. Wanapenda yenyewe inakuwa vizuri. Ariko ntabwo bifuza gukunda ijambo ry'Imana. Lakini hawapende neno la Mungu. Ariko nanone lakini tena iyo umuntu amaze kubohoka, tuakisha funguliwa, iyo umuntu amaze kubohoka, tuakisha funguliwa, nimo ndavuga ngo iyo umuntu amaze kubohoka akunda ijambo ry'Imana. anapenda neno la Mungu. Umuntu uzabona ukunze ijambo ry'Imana ni umuntu wabohowe n'Imana. Iyo umuntu akiboshwe yumva ko ijambo ry'Imana ntacyo ari cyo. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Tusomye ijambo ry'Imana. Ariko reka babwire ngo turi mu masengesho y'iminsi 21. Iyi minsi 21 siku 21 turi ku ijambo rivuga ngo kwa neno kusema kubohoka. Kufunguliwa. Ese umuntu yabohoka gute? Ese ijambo kubohoka risobanura gute? Kufunguliwa inasema kubohoka kufunguliwa k'umuntu aba yafunzwe. mtu amefungwa. Ndashaka ngo abantu banyumve. Nataka watu wanisikilize. Yesu ashimwe. Nukuri pe ndagenda buhoro. Kweli nitaenda pole pole. Ndagenda buhoro. Nitaenda pole pole. Ndifuza ko abantu banyumva. Na hacha watu wanisikie. Ntabwo ushobora kubohoka hauwezi kufunguliwa utaziritse. Kama haufungi. Ntabwo ushobora kubohoka hauwezi utafite ikikubohora. Kama una kitu inakubohora. Ejo naganiriye n'abantu. Jana nimezungumza twari kumwe nabo. Tulikuwa nao pamoja. Ndababaza buri muntu. Nikauliza kila ese warokotse iki? Uliokoka kitu gani? Amen. Amen. Yesu ashimwe. Warokotse iki? Uliokolewa nini? Amen. Amen. Harabagiri ubuntu. Kuna watu turi kumwe nabo mu materaniro. Tuko nao pa mkutano. Barokotse genocide. Waliokolewa genocide. Amen. Amen. Harabantu turi nabo mu materaniro. Kuna watu tuko nao pa mkutano. Barokotse imanuka ya bisi ya Brasserie. Ya bisi ya Brasserie. Yesu ashimwe. Nako nukurokoka. Ile nayo ni kuokolewa. Hari n'abandi na kuna barokokewe mu bitaro. Waliokolewa ndani ya hospitali. Ubwo nako nukurokoka. Ile ni kuokolewa. Buri muntu wese kila mtu ambira uko yarokotse. Anaweza kuniambia gisa aliokoka. Yesu ashimwe. Natwe uko turi hano na sisi vile tu buri muntu wese kila mtu afite icyo yarokotse. Ana kitu aliokoka nayo. Amen. Amen. Ushobora kuba unaweza wari ku bitaro, ulikuwa hospitali, muri mu bitaro cyangwa reka nivugira ababyeyi. Acha niseme bazazi. Imvuga ababyeyi baraza kubyumva cyane. Bazazi batabishika. Turi handi muri tegereza. Tuko pati ya tukabamo turamo bagore 5. Tuko kama wanauke. Nyamara 3 bagapfa. 3 banakufa. Babiri tukarokorwa ngo 5. Tuko ndani ya twe tukabyara. Tunasa. Siku barakoze ibyaha. Ariko ibyo twakoze. Ushinda yenyewe tumefanya. Ariko n'ubuntu lakini ni neema bwo kurokorwa n'Imana. Kuokolewa. Icyo kintu rero ile kitu abantu ntabwo bajya bagiha agaciro. Watu waipatie msamaha. Ntabwo babibona. Icyo naganiriye na intercession. Ndagira mu kibazo ni kimwe. Kiri kwicara kirisitu. Kica abanyamasengesho. Kitwica tw'abapastori. Kitwica tw'abavugabutumwa. Turashaka kwemeza abantu. Tunataka kuitikisha watu. Pagarare hano. Simame hapo. Kuko ni pasteri. Kugira ngo mwese. Na niye bote. Ntabwo bari kundeba. Ntabwo bari kundeba. Ntabwo bari kumva iby'Imana iri kuvuga. Nyamara njyewe nkirengagiza yuko nanjye nshobora kurumva iby'Imana irimo irababyeyi. Amen. Icyo ni ikibazo. Ile ni shida. Gihari. Shida. Ariko yakabaye. Lakini ingelikuwa mvuga ngo munyumve. Niseme munisikie. Nanjye ndavuga ngo nanjye muri nje. Na mie ndani yangu. Imana ikambira ngo nawe Mungu anasema na wewe sikiliza. Amen. Amen. Ikanye mu ijambo ry'Imana. Acha niingie kwa neno la Mungu. Ijambo ry'Imana mu itangiriro. Neno la Mungu kwa mwanzo.
igice cya 11 sura 11 ku murongo wa 26 mstari wa 26 ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo neno la Mungu linatuambia uru nirwo rubyaro rwa Tera. ndiye usasi ya ngo Tera. Tera yabyaye Abrahamu, Tera alizala Ibrahimu, yabyaye abahungu batatu, alizala wanaume tatu. kandi ze kubyara abahungu batatu Alipozala wanaume tatu, umwe arapfa. mmoja akafariki. Amaze gupfa Alipofariki apfa afite umwana, asize umwana, alifariki ameacha mtoto. Aseme sasa Abrahamu Ibrahimu ava mu Egiputa, akatoka Misri, arimuka, akahama, aragenda. akaenda. Ari gusomye n'igice cya 12 Soma na 12. aravuga ngo nuko Abrahamu asiga se Tera, akaacha baba yake Tera, arimuka, akahama. reka tuvuge kuri iki kintu. Acha tuseme kwa hiki Turi mu masengesho y'imisi 21 tuko maombi ya 21 yo kubohoka. ya kufunguliwa. Nongere ndivuge ngo untege amatwi n'imbere Sema cyane. tena unitege masikio sana. Iyo twasomye ijambo ry'Imana Tukisoma uko neno ryatubwiye hariya, vile iratubwira ngo Abrahamu, Ibrahimu ise yabyaye Abrahamu baba yake alizala afite imyaka 90. miaka 10. Ariko nanone iyo tugenzuye Tukichunguza dusanga Abrahamu tukikuta Abrahamu ageze umugore wageze mu myaka 90, mke wake alipofika kwa miaka nibwo Abrahamu yabyaye. Abrahamu alizaa. Ariko nanone Na tena Tera na yari umuntu alikuwa mtu, ugira ibigirwamana, alikuwa na miungu, ngo yaramyaga ibigirwamana, alikuwa na budu miungu, bivuga ngo yari afite imana nyinshi. alikuwa na miungu mingi, Wenda yari afite izimeze gutya alikuwa na n'iziteye gutya. na zenye ziko hivi. Hanyuma ngo Abrahamu Ibrahimu agirirwa ubuntu bw'ineza y'Imana. akajaliwa neema. Imana iramubwira ngo Abrahamu we, Mungu akamwambia Ibrahimu, soka toka uve mu muryango w'Imana, toka mjamaa ya kwetu, nzaguha umugisha. nitakubariki. Aho ku gice cya 13 Sura ya 13 Abrahamu Ibrahimu twasomye ijambo ry'Imana tumesoma neno riratubwira ngo yari afite ubutunzi, alikuwa na utajiri, nanone yari afite abaja, alikuwa nanone yari afite abagaragu, alikuwa na yari afite alikuwa nibwo ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ariko ikibazo kimwe, Imana iramubwira ngo sohoka kugira ngo njye wowe nzaguha umugisha. Bivuga ngo umugisha Abrahamu yari afite ntabwo wari umugisha uhagije Abrahamu, ahubwo byagombaga yuko ahabwa n'umugisha w'Imana. Bene data, muri urugendo dufite, urugendo rujya mu ijuru, umukiza ariyo natwe twitegura kugira ngo tuzajye kubayo. Birasaba ngo umuntu wese muri urugendo yigenzure, niki kibosha ubuzima bwawe, niki kibosha ubugingo bwawe, niki gituma umugambi w'Imana udasohora kuri wowe. Impamvu umugambi w'Imana udasohora ku muntu niko haba hakiri ibimuboshe. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye Abrahamu arimuka. Reka nkubwire muvandimwe uri kunyumva muri aya masaha, ndagutangariza ngo iri byo wimuke, gira ibyo uvamo, gira ujya kuko aho uri ntabwo Imana ikuhashaka. Imana irashaka kugira ngo iguhe umugisha, kandi umugisha Imana itanga nta mubabaro. Nibwo ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo Imana yatanze umugisha nta mubabaro yongeraho. Rero reka ngutangarize ngo Abrahamu amaze kumenya yuko iby'iwabo ntacyo byamumarira, iby'iwabo ntacyo, ntabwo bishobora kumuraga ubwami bw'Imana, ntaho gishobora kumugeza. Atangira kwiteka amabwiriza. Natekereje kuri iri jambo, mbona yuko Abrahamu, Yesu ashimwe cyane, mbona yuko Abrahamu ariwe wa mbere wujujwe imbaraga z'Umwuka Wera. Amen. Kuko nta muntu waje kumubwiriza ngo sohoka ugende. Imbaraga z'Imana zamugezeho, Umwuka Wera aramugendera, aramubwira ngo rero reka nkubwire muvandimwe, Abrahamu yarahavuye, ariko hari ibintu byamukurikiranye, hari ibintu byamukurikiranye.
kwa kukata iyo utarasenya umugozi w'imiryango yawe ya jamaa yenu hari abantu huko batu eka mabyishi acha ni batu hari abantu kuna batu bajya batinya abarozi wanaogopaka wachawi kuruta uko batinya Imana ushinda ukumva afite ubwoba bw'umurozi anawoga ya mchawi afite ubwoba bw'umurozi gusa anawoga ya mchawi afite ubwoba bw'umurozi Mana we twari tumufite hano imbeba yatambuka mu nzu akaduhamagara ngo mere urabizi mere ikitambutse cyose akakibonamo uburozi ariko umunsi umwe ndamubwira ngo ngwino dusenge Imana nikamwambia reka mbabwire bene data acha niwaambie ushobora kuba ugoswe n'icyo kintu unaweza kuwa umefungwa na ile kitu ukagotwa n'ubwoba unazunguka ukagotwa n'ibyo nazi unazunguka ariko tumaze gusenga Imana aravuga ngo Sandrine anasema burya maze kumenya yuko hari Imana iri hejuru y'ibigirwamana hari abantu bagoswe n'inzoga mu gihe cyose utarigenzura yuko iwanyu hari ibigirwamana by'ibiterekeranye wakoranye iby'inzoga uzazinywa noneho n'abana bawe bazazinywa yewe n'abuzukuru bazazinywa yewe n'abuzukuruza bazazinywa ariko uzajya uza mu rusengero tubone ko wakijijwe wagera hariya wakwinjira mu rusengero ugeze ku rugi rw'urusengero ukinjira rwose nk'uko abandi binjira ariko wasohoka lakini ukiondoka wamukuka kuzamo ile roho inakuja tu nabagiye kwa mbere nti niliwaambia siku ya kwanza iyo utarimenya kama utajijua ugendana n'utagira umumaro unatembea na mwenye hana maana kandi iyo ugendanye n'utagira umumaro utembea na mwenye hana usamaha we yeye ashobora kuguhindura anaweza kukugeuza kuruta uko wowe wamuhindura kushinda jinsi wewe unaweza sinzi niba bivuze neza sio kama ninabisema vizuri reka bivuge neza acha nibiseme vizuri iyo ugendanye n'umunyamagambo tembea na mtu wa maneno Yesu ashimwe iyo ugendanye n'umunyamagambo tembea na mtu wa maneno amen amen iyo ugendanye n'umunyamagambo tembea na mtu mwenye wowe maneno udafite amagambo wewe hauna maneno wiyitangura umukristo unajiita mkristo amen iyo ugendanye nawe tembea na yeye reka mubwire ikintu kimwe acha nikwambie kitu moja amen ntabwo ushobora kumuhindura hauwezi kugeuza ahubwo ikibazo shida ni moja warakwanduza yeye anakuambukizia ariko iyo ugendanye n'umunyamagambo tembea na mtu wa ukamenya ko ari umunyamagambo unajua kwamba ni mtu wa maneno amen utandukana nawe unachana iyo utandukanye nawe ukiachana naye amen ibindi byose biba byarangiye vingine vyote vinaisha ikibazo rero shida ni ntabwo tuzi aho tuzirikiye hatujue fasi tumefunga ukabona umukobwa unaona buri msichana munsi kila siku ashobora kugirirwa fiansaye anaweza ariko fanya ikibazo ni kimwe ni shida ni moja ikibazo ni kimwe kugira ngo fiansaye ye izatungane fiansaye yake tu ikuwe kumstari amen ni ikibazo ni shida maze wigenzure anza ni kichukua ikihe kibazo ni shida gani kiri ku buzima bwawe yenye iko kwa maisha gusenga ni byiza uomba ni mzuri ariko ejo bundi umwigisha yaratwigishije lakini mfuje aratubwira ngo tugire n'amasengesho kuwe na tugire amasengesho maombi ya meditation ya meditation iyo umuntu asenze mtu akiomba arimo atekereza anawaza afashwa n'Imana anatengwa na ikibazo ni kimwe shida ni moja abantu barasenga gusa watu wanaomba mana Mungu nipatie ukabona umuntu unaona agira ubuntu anachagua kugira amahirwe ya kubahatika akagera ku kintu runaka ariko nanone ukuntu icyo kintu kizamushiraho kitu ile itakuisha nawe ubwe ntabimenye na yeye mwenyewe amubwire mwene data acha nikwambie haleluya amen niko utarimuka au jahama ariko uyu munsi lakini ufata umugambi kichukua wo kwimuka decision yako uzabona ineza y'Imana haona uzuri ukabona abakobwa bamwe unaona wasichana kugira ngo azashake urugo niko yabanza kubyarira iwabo azalie kwa mbese niyo condition yarangiza kubyarira iwabo isazalia kwa akaba ari ubwo ashaka urugo jo anaolewa reka mubwire acha nikwambie uko nguko vile uko byakugendekeye vile vimekufanya n'abantu uzagenda ubyara nabo nuko bizagenda ariko reka nkwinginge lakini acha nongere ngugarure tena nikurudishe mwene data genzura ubuzima bwawe genzura ubugingo bwawe igenzura ubwawe bwite nta muntu ushobora kukubohora uretse wowe kwigenzura ukabohorwa
maraso ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Nukugenda wumva nabyo ni bimwe bikubohora. Nukumenya umwanya urimo. Hari abantu bavukiye mu miryango bakajya babajyana mu bapfumu. Iri iwacu muri Kongo bijya bibaho cyane. Ugasanga abana ngo bagiye kubashyira ahantu nyine babaproteje. Nimba utaramenya umwanya urimo uzakomeza gukomerekeramo. Rero mu gihe cyose utarimenya uzakomeza kuba ahantu hawe. Ibrahimu warimenya amaze kwimenya reka babwire ijambo ry'Imana yatubwira ngo yahinduriye izina. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri umugore we nawe ahindurira izina. Bamaze guhindurirwa izina bagira urubyaro. Ariko twagenzura hari umugozi yari ataraca ugiye ku rubyaro rwiwe ariwe muhungu we w'imfura. Nawe yabyaye yaratinze kuko nawe inda ibyaro Imana yari yarayifunze. Reka ngugire mwene data, iki ni igihe cyo kwigenzura. Iki ni igihe cyo kwigenzura. Nihe wavukiye? Nibiki bagutongereye? Nibiki wagendeye mu bwawe? Nabwiye abantu bushize ndababwira nti hari ibyo tujya twizanira, hari ibyo Satani aduteza, hari n'ibyo Imana yemera ko bitugeraho kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamuke. Ibyo Satani yaguteze ikintu kimwe ni iki: niko aya mavi yawe nicyo kiba umuti wo gukuraho imigambi ya Satani. Iyo ari imigambi yawe bwite yo kwigenzura, ubanza ukigenzura kuko ushobora gusenga ukajya ushyira abandi mu bibazo, ukajya ushunga abandi intoki ati nuriya nawe nta kibazo afitanye nawe, ariko wowe nyirabayazana. Noneho icyo ngicyo ubwawe witeze nicyo kumedita. Biba bisaba kubanza ugenzure niyihe mpamvu iki kibazo kitavaho. Iyo urangije kwigenzura Imana ikikuraho. Icyo Imana rero yateze reka ngugire mwene data, naho wasenga Imana itarabishaka ngo kiveho ntabwo cyavaho. Naho watekereza Imana itarashaka ngo kiveho ntabwo cyavaho. Ahubwo umunsi wayo gusa uzagera Imana ikitamurura Yesu icyubahiro muri wowe. Icyo dusaba nicyo dukeneye kwimenya. Warangiza kwimenya ukikura mu mivumo y'iwanyu. Abrahamu ngo arimenya. Abrahamu amaze kwimenya arimuka aragenda. Reka ngugire muri aya masaha, imuka mu busambanyi, imuka mu bagangurimo. Wavuye mu Egiputa ariko wazanye amagambo. Wavuye mu Egiputa ariko wazanye kubeshya. Wavuye mu Egiputa ariko wazanye ubusambanyi. Wavuye mu Egiputa wazanye guteranya. Wavuye mu Egiputa uzana utuntu n'utuntu twatundi twinyongobeza bugingo. Ariko reka ngubwire mwene data, vayo kandi wiyambure ibitari by'Imana, wambara umwambaro wera maze ubone kugira neza kw'Imana. Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyakora cyane cyane ku basenga. Imana yacu iracyakora cyane cyane ku bayiringira. Imana yacu iracyakora cyane cyane ku bagendana nayo. Imana yacu iracyakora. Humura mwene data, ariko icyo musaba gusa ongera wigenzure. Urangiza kwigenzura wimuke. Niba ari inzoga uzimuke, niba ari ubwoko bwimuke. Sikuari n'abantu najua kuna watu bavuye mu Egiputa balitoka kabisa ariko bakaza bikoreye ubwoko. Banakuya banabebana na ukabila. Amen. Yesu ashimwe. Naho uzakugeza Habitakufikisha pa. Naho uzakugeza haitakufikisha. Naho hakuna imuke. Abada. Vamo. Toka. Ni hari ibabaya. Ni hari bene data.
ntabwo twifuza no gusubirayo Hatutaki ariko reka kubwire ngo ni habi Iliacha nikwambie. inzoga ni mbi Pombe ni mbaya. iyo wigenzuye inzoga ni umukoranyi Pombe ni nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira kandi ngo uwazinyoye Wanyali kunywa. uwazinyoye Wanyali kunywa. Amen. Haleluya. Uwazinyoye Wanyali sikunywa. uwazinyoye Wanyali sikunywa. naki Hakuwake na nini daki. nta bwenge agira Hakuwake na akili. kuko nizo zigira gute Jose nyesi nafanya. nizo zimuyobora Sina muongozo. va muri ibyo ngibyo rero Toka mu byenye va ufa. muri ko twahatswe inyongoza Toka mu ile ubugingo masambi. Imana iraseka ngo wimuke Mungu anataka. Imana iraseka ngo uve mu by'urimo Mungu anataka utoke. ntabwo tugira abacu bene data Hatuko sisi wenyewe. nubwo dushobora kuza gusenga Hata tunaweza kuyakuwa. dushaka kugira ngo Imana itugirire neza Mungu atutendee. ariko reka nongere ngubwire ngo Acha nikwambie. iyi neza Imana ikugiriye Uzuri Mungu ambaye ukazabura ubwami bw'Imana unapata ufalme. byakumarira iki Unaweza kukufalia nini? byakumarira iki Inaweza kukufalia nini? byakumarira iki Inaweza kukufalia nini? mureke gusebanya Mwache kuchafua. mureke kunegurana Mwache kusengenyana. amen Amen. Abisirayeli Waisraeli bavuye mu Egiputa walitoka Misri. ariko bava mu Egiputa Walipotoka Misri Bwana asifiwe bakifite utuntu walikuwa ngali na tubiko. batangira kwibuka Unaanza kukumbuka. bageze ku nyanja itukura Umefika bahari nyekundu. batangira kwibuka Wanaanza kumbuka twadutungurusumu ile matungurusumu, twatudegete ile twatundi ile maboke na twatundi tule tubiko, twatundi tule tubiko. batangira kugira gute Wanaanza kufanya nini? batangira kwibuka Wanaanza kukumbuka. Imana ibabonaho umugayo Mungu akaona kwao. Imana ibabonaho umugayo Mungu akawaona kwa uwuhe mugayo Imana iri kukubonaho usalimu kani Mungu anakuwa wakwimutse mwene data hama ndugu. wakwimutse Hama ndugu. wakwimutse Hama. inzira z'ikigendwa Na njia singali. wakwimutse Hama. wakwimutse Hama. kwa huri ni habi Kwenye uko ni papa. ni habi Ni papa. ni habi Ni papa. ni habi Ni papa. ni habi Ni papa. Imana idufashe Mungu kandi atusaidie. Imana itugirire neza Na Mungu atupokee. ariko icyo mwifuriza Kitu nakutakia. nicyo nifuriza Na kenye na ndifuza ko twimuka taka tuhame. tukimuka Tunahama. twarangiza kwimuka Kisha kuhama. tukabohoka Tunafunguliwa. twarangiza kubohoka Kisha kufunguliwa. tukabona ineza y'Imana Tunapata uzuri. Imana ibagirire neza Mungu awatendee. ijambo ry'Imana